Hello, ndagusuhuje ikaze cyane hano kuri online class one Kinyarwanda channel. Okay, ni Modeste ngiye kukwereka ibintu bigiye bitandukanye, ni ibintu bibiri by'ingenzi by'ukuntu uzarenga Gmail account yawe bitewe n'uko email murabizi nyine ko zikorwaho ibintu byinshi, like nko gusabiraho akazi, gushyiraho amafoto kubera ko uzi ko Google Photo app iba iri connected cyane na Gmail account yawe. Ikindi ni uko ushobora hari Google Drive ushobora kuba washyiraho ibintu byinshi by'amabanga. Iyo utabirinze rero biraza nyine bigatatana bitewe n'uko utabirinze nyine. Ngiye kukwereka uko wabirinda n'ukuntu waprotege Gmail account yawe kugira ngo abantu batakwinjirira. Urabona agafoto kawe se n'ugakanzeho, then numara gukandaho umanuke hano handitsemo manage your Google account. Numara gukanda hariya urahita ubona nyine ibintu byawe cyangwa se kuri home nyine ya Google account yawe. Ibumoso murahabona home, personal info, data and privacy, then security. Iyo utari kubona security ufite uburenganzira bwo kuza kuyisacinga hano hejuru, ariko njye security ndi kuyibona. Rero kuza ukanda hano handitse ngo security nyine murabizi ko ari ibintu by'ubwirinzi. Then numara kumanuka hariya handitse security uzureba hasi umanuke gato, hano handitse ngo two step verification. Nusanga hatariho nimero yawe ya telefone umenye ko ari ntayihari, nyine ko umuntu uzi password yawe cyangwa se wayihinze. Akenshi mu password aba ari amazina y'abantu, ashobora kuba yakwinjira muri email yawe ku buryo bworoshye. Ikindi ni recovery phone number, ni ya nimero yawe nyine ya telefone. Niba utarayishyizeho umuntu azinjira muri telefone yawe cyangwa se azinjira kuri Google account yawe ku buryo bumworoheye. Ikindi ni recovery email. Rero recovery email iyo nyine nayo kugira muri telefone yawe biba byoroshye, ariko igihe biriya bintu wabikoze ntabwo umuntu yapfa kwinjira muri telefone yawe ku buryo bworoshye. Urugero, aragenda agakora login akaba azi na password yawe, wenda niba azi email yawe password ashobora kuvuga wenda niba ari Modeste yakandika mu Modeste 1 2 3 cyangwa se Modeste 1 2 3, ugasanga nyine password nyinshi z'abantu bafunguye za Gmail nuko ziba zimeze, ugasanga zagera kuri Google account yawe. Yahageze rero murabona nta kintu atapasesinga, murabona yagera kuri Gmail, aha yahita ahagera, yagera ku contact bawe cyangwa se abantu ufite muri telefone, yagera kuri document wagiye ushyiraho muri telefone yawe, yagera kuri classroom, yagera ku bintu byose wigeze gukora na Google Forms n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihe nyine yinjiye kuri Gmail account yawe. Ikintu rero kizafasha kugira ngo umuntu ntazinjire kuri Gmail account yawe nta kindi uretse gukora. Ikindi niba wakoze login, ni icya kabiri tugiye kwerekezaho. Rero niba wakoze login, tuvuge n'urugero ushaka kureba kuri fotora yawe cyangwa se ushaka kureba niba habonetse akazi igihe nyine ushaka akazi, cyangwa ushaka kureba andi makuru runaka, ugakora login wifashishije device y'abandi. Ukaza nyine nk'uko bisanzwe ukadinga indi account, indi Gmail account, wamara kwadinga indi Gmail account ukayishyiramo ukora next, then wamara kubishyiramo ubwo ugahita uhereza wa muntu ya telefone yawe na phone ye, akagenda nyine kubera akazi ke kararangiye arangije kugutiza, ugahita wigendera. Niba umaze kwigendera rero umenye ko ya Gmail account yawe itavuyemo. Ubwo ni ukuvuga ko message uko uzagenda uzibona muri telefone yawe nawe niko azazibona. Ikindi ni uko igihe wenda ufite nka tuno telefone dutoya tudafite nyine tudashobora gushyiramo Gmail account, ni ukuvuga ko hahandi wakoze login ariho uba ukontoreye email yawe, abayikontoreye ni ukuvuga ko niwongera gukenera gukora login ku ndi device, ubwo niwe uzasaba uburenganzira. Okay, ndabashimiye rero. Muri rusange twabonye ibintu bibiri, ni ukuntu wareba niba phone yawe iri verified cyangwa se ifite two step verification, harimo verifying mobile number cyangwa se recovery email, igihe ufite
amakonti abiri cyangwa se Gmail account ebyiri. Ikindi ni uko igihe wakoze login kuri buri device runaka, ugomba gukora sign out cyangwa se gukora log out kubera ko ntabwo email yo ishobora kuyikura muri telefone y'umuntu igihe utakoze sign out. Ok, ndabashimiye rero, ni Modeste Nisanzwe hano kuri online class one Kinyarwanda. Niba wari mushasha ndakeka iyi video iragufashije, niba ibintu utabizi cyangwa se niba wari unabizi nabyo ni byiza kubera ko kwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Ok, ndabashimiye rero kabisa, niba wari mushasha ndakeka wakoze subscribe kandi na notification wakanze hahandi gira all kugira ngo video zijye zitugeraho tudateze gushakisha. Ok.